Hey biggies, short, tall, wide and small, sinize ko mumeze fresh. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ushobora gufata document iri muri PDF cyangwa se Microsoft Word ukayikonvata ukayishyira muri format ushaka, cyangwa se ifoto ukayishyira muri format ushaka. Ngiye nkunda gukoresha I love PDF. So icyo ukora ujya hano kuri Chrome ukandika PDF to Word, ukongeraho I love PDF. Ntuzashyireho niba unankunda nta kibazo, ariko ntuzabishireho, uzashyiraho I love PDF, then ukora search. Bahita bakwereka hano I love PDF, convert PDF to Word online for free. Muri make wandika ikintu ushaka gukomvata to aho ushaka kugishyira. So nitujya kuri convert PDF haza gutya, hanyuma uhitemo media picture. Ntabwo tujya mu ma pictures, na document dufite hano ushobora kujya muri downloads ugahitamo iya Rema Rwanda, hano bahita bayikwereka, ukajya hano kuri convert to Word. Hano bari kunyereka ibintu bya premium, ushobora kuba ari ahandi hantu nakanze ntabizi, ariko ningana no select PDF. Hari page runaka uba utagomba kurenza, niyo mpamvu ninjya nka hano kuri Equity Bank ku kantu kayo, urabona ko ari akantu kamwe gusa, nkajya kuri convert PDF to Word, tukanda download. Urabona ko document yacu yamaze kujya muri Microsoft Word, yamaze kugira extension ya Word ku buryo ushobora kuyifata ukayishyira muri, nitujya muri files turayibona, ushobora kuyifata ukayishyira muri Word, muri laptop yawe ukayeditinga file info. Urabona ko ari .docs, Equity Bank Service .docs. Yamaze kujya muri Word mu gihe yari muri PDF. So mu gihe ushaka no gukomvata wenda Word to Excel, hari extensions zidakunda ko wakomvata, hari extension zidakunda ko wava muri extension imwe ngo ujye mu yindi. Bisaba kubanza gufata iyo document niba uri muri Word ukabanza ukayishyira muri PDF ukayizana muri Excel, ku buryo kuyivana muri Word ujyana muri Excel bitahita bikunda. Thank you for watching, stay tuned.